Okay, mwiriwe neza, muraho, amakuru, murakoze cyane. Aha, nizere ko mumeze neza nkuko mbibifuriza. Nanjye meze neza, ni amahoro. Tujye dushima Imana ko duhumeka reka. Sibyo rata? Uzi ukuntu uyu mwuka duhumeka uhenda? Ibyo murabizi? Ariko ko Imana ishobora byose. Genda bizi kuhenda. Kandi niba utabizi kuhenda, baravuze ngo nushaka kumenya agaciro k'umwuka duhumeka ngo uzajye kwa muganga. Ko noneho ngo bakujyane ngo muri cya cyumba. Ntabwo ndi bukivuge. Cya cyumba cya kindi abantu baba batagihumeka. Yabawe hariya ngo iyo uhageze ngo uhita uvuga ngo buriya ngo ndakomeye cyane, ngo ndi umukire, ngo kubera ko ngewe nkibasha kugira gute guhumeka. Undi musaza ngo ararwara ngajya kwa muganga, reka ntange ariko mbaho n'utuwamapu two mu kinyarwanda, sibyo rata? Undi musaza ngo ararwara ngajya kwa muganga bamushyize ku mwuka. Muzi ukuntu umuntu ashobora kurwara bakagenda bakamushyira hehe? Ku mwuka. Nuko bamushyira ku mwuka, umunsi wa mbere urarangira, ijoro riratambutse, umunsi wa kabiri uragera, ijoro riratambutse, umunsi wa gatatu uragera. Ageze ku munsi wa gatatu abaza muganga atari ko harya ubwo fagitire imaze kugera kuri angahe? Fagitire y'umwuka imaze kugera kuri angahe? Can you imagine? Siko muganga yamusubira ati reka nze nkurebere ndaje nkubwire muzehe. Agiye aramurebera mu byuma muri za computer uko bibarwa, naje avuga ati maze ku 500. Iminsi 3 yonyine 500 kubera umwuka bari kugira gute, bari kumuha. Habyumvise? Ubwo se mu by'ukuri ese uzi ukuntu uwo musaza yahise avuga ngo koko umwuka wundi abandi bihumekera ku buntu bagahora bahumeka uko bashaka. Nanjye narawuhumetse ndawuzi, nta kiguzi ntaki. None iminsi 3 yonyine nzi hano kwa muganga 500. Ahita avuga ati Mana ugira neza. Imana igira neza rero iduha ibihenze ku buntu. Umwuka rero duhumeka ni ubukungu bukomeye, sibyo rata? Rero niba tugihumeka nawe ukaba ugihumeka, nanjye nkaba ngihumeka, amahoro ari guhinda, tumeze neza. Nizere ko namwe mumeze neza, nanjye meze neza, sibyo rata? Murakoze cyane. Yego, kari akanyuzemo, kari akantu nyine gatuma dukanguka ngo tuze twiyigire. Ndishimye rero ko ngarutse hano ngo twongere twige, sibyo rata? Hako mbere yo gukomeza ndashaka kubabaza niba ya masomo tumaze iminsi tubona hari ikintu abafasha. Hari ikintu ari kubafasha? Yego, wabwiresha mbwira niba ari amasomo hari ikintu ari kugufasha. Birumvikana exactly ko ari amasomo yagufashije, niba koko urimo ubikoramo practice. Ukabikoramo practice buri munsi twa tuntu twose kayino udukora. Ni ukuri nzi neza ko ugeze ku rwego ruhambaye, ugeze ku rwego rushimishije, sibyo rata? Yego. Aha, urakoze cyane. Reka rero dukomeze n'ingingo z'uyu munsi. Ingingo z'uyu munsi nazo zirahambaye, nazo ziradufasha. Nzi neza ko uza kunyurwa, nzi neza ko uza kwishima. Nshimira abantu dutangirana video tukayirangizanya, akayireba rwose ntacike intege, akavuga ati ngende mareyo ziriya nama zose bangira kugira ngo nige neza, mvuge neza kandi vuba ikinyarwanda, sibyo rata? Urakoze cyane. Rero tugiye kureba ingingo ya mbere. Sibyo? Turebe ingingo ya mbere. Ingingo ya mbere ngo ni ukureba ijambo cyangwa se kumva ijambo rirerire. Ntabwo ari ijambo rigufi. Ntabwo ari ijambo rigufi, ni ijambo rigize gute? Rirerire ryo mu kinyarwanda ryavuzwe n'umwene rurimi.
mujya mwumva ngo wenda hakaba inama cyangwa hakaba ibirori runaka bakagenda batanga amagambo, batanga umwanya w'amagambo ku bantu b'abayobozi. Wenda uko bagenda rero bakurikirana niko buri muntu wese avuga ijambo. Nshaka kubanza urugero, wenda dufate nka hano mu Rwanda, niba habaye inama ku rwego rw'akarere, harabanza ijambo wenda ry'umuyobozi w'akagari, ni urugero, aze kuvuga, haze gukurikiraho ijambo wenda ry'umuyobozi w'umurenge, aze kuvuga, umushyitsi mukuru birumvikana araza kuba ari meya w'akarere. Wenda tuvuge ko meya w'akarere ariwe ugiye kuvuga ijambo risoza, rya rindi riba ari rirerire koko, riteguye neza. Ririya jambo rero, ririya jambo uzarishake ubundi ugira ute, uritega amatwi. Nuba wanabikoze cyane neza kurushaho, uzafata n'aka audio, uzaritega amatwi wifatira n'aka audio ku ruhande, ubundi urikurikire avuge nawe ukurikire, avuge nawe ukurikire. We kurambirwa, we kurangara, ukurikire koko. Hari ahazagera agatanga ingero, hari ahazagera akavuga neza agatanga ingero, hari ahazagenda avuga ukawumva hamagaye umuntu ngo nawe ngo gira icyo ubivugaho, hari ahazagera mbese ku buryo ibintu bizajya biba biri gufatika, avuga ibintu bifatika, abantu bamuteze amatwi. Nawe rero ririya jambo nugira amahirwe yo kugira gutyo ukajya mu birori nk'ibyo, ukumva umushyitsi mukuru agiye kuvuga ijambo rirerire, cyangwa n'abandi bandi bose bagenda bagira gute, bagenda bavuga amagambo uko bayavuga, hashobora kuvuga ijambo ry'iminota 10, hashobora kuvuga ijambo ry'iminota 20, bitewe n'uburebure bw'ijambo yateguye. Ririya jambo uzarikomereho, uzanaritahane muri audio, ubundi ugenda ujya kuryumva. Hariya hantu ririya jambo iyo uryumvise ukarirangiza, uza amagambo wunguka, uba wungutse menshi cyane. Noneho ukajya ubona aho yageze akavuga, abantu bagaseka, ukamenya ese mama bari basetse iki, iryo jambo yavuze bagaseka, ukarishaka ukarifata, ukamenya n'icyo risobanuye. Akaba ahantu yageze akavuga arakaye, ijambo ukumva ararivuze ararakaye, ukagase mama hariya yarababajwe n'iki, akaba ijambo yageze kavuga ukabona arishimye. Ayo magambo sasa, ayo magambo uzihangane, ayo magambo nawe uyumve kandi uharanire kumenya icyo asobanura. Sibyo? Uharanire kumenya icyo asobanura. Uzatahana na audio, ugende wongere urisubiremo, amagambo akomeye yandike ku ruhande. Nugira Imana ukaba hari abantu muri kumwe, uyababaze. Uzi ko bizarangira rya jambo ryose rirerire ryose uryumvise. Ese uguze ubukungu, uze vocabularies uzaba wungutse ukuntu zizaba zingana. So warangije kuba nk'umwene rurimi, niryo banga. Wabyumvise? Ako kagingo rwose zihangane rimwe uzagakoreho practice. Yes, kwa kundi abandi bajyaga bagira gute, kwa kundi abandi bajyaga batega amatwi ijambo ry'umuyobozi mukuru, wowe ukarangara cyangwa ukisinzirira, ukavuga uti none ni hahandi ntago gende kubyumva. Oya, ntuzongere. Nawe uzajya ushishikara maze utega amatwi. Kuko abantu bavuga bati se buriya akateza amatwi ari kubyumva, ntago bazaba bazi iyo target. Sashika utega amatwi neza. Niba ngombwa ufate n'iyo audio, rero urangiza witahire. Very nice, usaba ari byiza cyane. Urakoze cyane. Kabiri, gukurikira cyane abavuga ikinyarwanda kuri za social media. Yes, abavuga ikinyarwanda kuri za social media. Ujya ubona wenda
nko ku ma YouTube cyane niho bikunda kuba, ukabona abantu barimo baraganira bajya n'impaka ku ngingo runaka, urugero niba hari nk'amakuru agezweho muri icyo gihe, ugasanga niba hari nk'inkuru yatambutse bariho barayiganiraho, kwa kundi basharinga ibitekerezo, buri wese avuga uko yabyumvaga n'undi nawe avuga uko yabyumvaga, buri wese avuga uko byakagombye kugenda, buri wese avuga ibyo yanenze, undi avuga ibyo yashimye, kuriya kuntu baba barimo bahererekanya amagambo, biriya biganiro by'abantu barimo bavuga ikinyarwanda kuri za social media, biriya nabyo uzajya ubikunda, uzajya ubikunda kubera yuko uzageraho ujya wumva nawe wajya kwicaramo, urumva, ujye wumva nawe wajya kubicaramo ngo nawe utange ibitekerezo yes, wabyumvise, uzagera ku rwego kuri buti nanjye nicaye hariya natanga iki gitekerezo kandi mu kinyarwanda. Kubera iki? Amavokabularies menshi uba wungutse. Wabyumvise? Ndakwinginze rwose, reba za social media kandi mu kinyarwanda. Mu kinyarwanda, reka izindi ndimi urazumva, urazizi, ni iz'iwanyu, ni your native language, urabivuga neza nta kibazo. Nta mpamvu yo kujya kureba movie mu cyongereza kandi n'ubundi mu gifaransa kandi n'ubundi nicyo. Niba uri hano mu Rwanda, koresha ikinyarwanda. Wenda niba uri mu kazi, koresha icyo cyongereza nk'uko bisabwa, sibyo se? Ariko niba utashye hanze y'akazi, koresha ikinyarwanda nk'iry'ibanga. Niba ugeze mu rugo, fungura channel z'ibinyarwanda, nawe wisanzure, witakatire, wiruhukire, wiyigire, sibyo rata? So rero kurikira abantu bavuga ikinyarwanda kuri za social media, cyane cyane bari abantu baba exchanging ideas, baganira, umwe atanga ibitekerezo n'undi atanga ibitekerezo, gutyo. Bakurikire wumve, barasoza wumvise n'iki. Ese hari akana kakuri iruhande, kazane, niba kazi ikinyarwanda, kavuga ikinyarwanda, kazane kakwicaye iruhande, hanyuma mukurikira ngwino tugiye kumva bino bintu, kazagufasha kubyumva. Hari ahazagera akubwira ngo biriya nyine bitangiye kuba, uzigize imana ugasanga ako kana kavuga ikinyarwanda kandi kazi n'icyongereza, byiza cyane. Kazavuga ngo kiriya haravuze gutya, iri jambo risobanura iri ngiri, ukaba wagiye mugakomeza, hari yavuze ngo iki, avuze gutya, bisobanura gutya, ukaba wabyumvise, ukagenda gutya. Wabyumvise? Rero rwose nizere ko ugiye kumfasha gukoresha iyi ngingo ukayishyira mu bikorwa, ukurikiza social media zo mu kinyarwanda. Urakoze cyane. Hari akandi kantu rero, ngo akantu bita amagorane. Amagorane mu cyongereza bayita tongue twister. Amagorane mu kinyarwanda nayo abaho, wenda wowe uzi izo tongue twister mu cyongereza, ariko no mu kinyarwanda birahaba. Wenda ibyo navuga ko ari iby'umuntu umaze kuzamuka cyane mu kinyarwanda, ariko nawe watangira kubyitoza none aha ngaha, sibyo se? Amagorane, tuyita amagorane ko ni utuntu nyine tuba tugoye, sibyo se? Tuba tugoye. Ngiye kubaha nk'urugero. Wenda iyo tuvuze ngo ta izo njyo uze urye izi nzuzi. Tizo njyuzu ry'inzuzi. Tizo njyuzu ry'inzuzi. Utwo tuntu tumeze gutya. Yego, uzajyemo hariya muri Google wandikemo amagorane cyangwa se tongue twister kinyarwanda, bizaza. Hanyuma urebe ko ubasha kubisoma, kandi urabizi ko kugira ngo ubikore neza ni ukubivuga vuba vuba. Bivuga vuba vuba,
nibwo uri kumasitaringa ururimi, sibyo se? Yego, hari n'abo binanira rwose, akabivuga bikanga bikagera hagati bigapfa, kongera agatangira akabivuga bikanga, akabivuga nabi akabicikiranya, kubera iki? Ni amagorane nyine. Ariko kariya nk'akantu kaba kameze nk'akayunguruzo kari kuyungurura ubumenyi bwawe ngo wumve ubundi mu by'ukuri mpagaze gute mu rurimi, sibyo se? Ese iki nacyo nagishobora ko gikomeye ibintu nk'ibyo, ariko nyine ukagenda ugerageza. Amagorane agufasha iki? Amagorane agufasha kuvuga vuba. Ntabwo waba washoboye kuvuga igorane runaka, wenda amagorane rimwe abiri, amagorane abiri, ngo nurangiza uvuge ngo kuvuga ko wagiye kugura isukari kuri butike bikunanira, ntabwo bishoboka. Icyo gihe uba uriho wiga kuvuga vuba ikinyarwanda nta bene rurimi, uba urimo, ibyo ni byo somo rigufasha kwiga kuvuga vuba ikinyarwanda. Yego, tangire ubyitoze, uzambwira uko wabibonye. Wenda ushaka kuba utaragera kuri urwo rwego nta kibazo, ariko gahoro gahoro bizagira gute? Bizaza. Gusa nyine iyi ngingo nayo bayiduhaye nk'ingingo igize ite? Nk'ingingo idufasha kuvuga vuba ikinyarwanda. Uzi kuvuga ntariya amagorane, buryo uba wagiye, uba wabimenye, sibyo se? Yego, amagorane, tongue twister. Okay, reka dukomeze tugende tujye ku ngingo yindi ikurikiyeho. Hari ingingo nziza cyane baduhaye, kwifata amajwi. Kwifata amajwi igihe urimo ugira ute? Igihe urimo uvuga, igihe uri kuvuga ikinyarwanda, cyane cyane uri wenyine, ukifata amajwi. Urugero, uri mu cyumba noneho ugatangira nko muri za nteruro twigeze kubona, uko tuzifata, uko uzivuga, ukifata amajwi, ukirikodinga with the phone. Urugero, with the phone ukirikodinga uri kuvuga interuro. Urugero, ejo nagiye ku rusengero saa sita. Ejo nagiye ku rusengero saa sita. Uri kwifata amajwi. Yego, tumaze gusenga nagiye kugura isabune. Ngeze mu rugo nahise nteka ibirayi. Abana batashye basanze bihiye. Umwana muto yahise amfasha koza amasahani abana baje. Uri kumva? Ibyo byose ukabivuga wifata iki? Wifata amajwi, sibyo se? Ukabivuga wifata amajwi. Ayo majwi rero iyo uri kuyifata, uzi ikintu cyiza kiba kirimo? Haba harimo ikintu cyiza giteye gutya. Uzayapureyinga, sibyo? Uzapureyinga ya majwi, uhite wumva aho waba wabivuze neza ndetse n'aho waba utabivuze neza, ubikurikije wenda n'umuntu ukumviye amajwi, akumviye audio yawe wafashe, akavuga ati iri jambo wavuze gutya utaha uzarivuge gutya. Bityo utangire noneho wikosora ari wowe. Yes, uzifata amajwi nurangiza wikosore. Mu kuyapureyinga wikosore. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko uzi ya magambo asanzwe avugwa, noneho ukareba n'uko nawe ubwawe wagize ute? Wayavuze, sibyo? Yego, nizere ko ako kantu kumvise. Akantu ko kwirikodinga, kwifata amajwi, ugaha agaciro rwose. Kugeza iyi saha wakwiha amanota. Ukavuga uti se ko navuze interuro 10, ni zingahe navuze neza? Ese ko navuze amagambo 10, ni ayahe magambo navuze neza? Ese ni ayahe magambo ntavuze neza? Uri kubyumva? Noneho ya magambo wavuze neza, tike, ukiha amanota. Ya magambo wavuze mu buryo butari bwo neza, ugahita ureba uko avugwa nyabyo, ukabura yakosoye. Ya magambo yose akaba agiyemo ameze neza. Bivuye he? Kuri ya majwi wifashe. Kuko iyo umaze kwifata amajwi, urayapureyinga. Kuyapureyinga, ushaka kuyapureyinga, ariko ntabwo ntubashe kumva amakosa wakoze. Birashoboka.
ariko ushobora no kugenda ukareba undi muntu ukamubwira uti nyumvira umbwire aho navuze neza, umbwire naho ntavuze neza, umuntu ukamupureyingira akumva ya audio yawe wifashemo amajwi, then yarangiza akakubwira ati wow wabikoze rwose neza cyane, ni urugero, cyangwa se wow wabikoze uretse amagambo 2 gusa niyo uri bukosore. Wabyumvise? Ubundi hasigaye izo audio ugenda wifata zikakubera intangiriro yo kuvuga neza vuba ikinyarwanda. Sibyo rata? Akantu nakumvise. Murakoze cyane. Reka turebe akandi, gukora imyitozo ubwira abantu udukuru duto mu kinyarwanda. Yego. Ukavuga reka mbabwire ukuntu ejo byagenze. Ugatangira urugero, ejo wagiye ku isoko. Nagiye ku isoko ngiye guhaha, ndagenda mbona imbuto ariko zirahenda. Uzi ko inanasi imwe igura amafaranga 1000. Ni amafaranga menshi. Yewe ubwo nari nzi yuko ndi bugure inanasi 5, nuko birangira nguze inanasi 2 gusa, nizo zonyine nazanye. Nta kundi, ariko nabonye hariyo avoka zidahenda. Ubutaha ninjyayo nzagura avoka nyinshi mbazanira. Agakuru keza ubaze ko ni urugero rw'agakuru. Ubwira abantu wenda n'abantu mubana, wenda bavuga ikinyarwanda, uzi ukuntu bazahimbarwa nibabona urimo babwira agakuru mu kinyarwanda, bazishima cyane cyane. Ariko yes, kuko uzajya kurangiza ako gakuru bariho bakubwira ati ngo bagukomera amashyi, bakubwira ati wabikoze neza, wabivuze neza, utugambo turimo tutameze neza badufashe, hanyuma nibarangiza batugusubiriremo batuvuga neza, hanyuma nawe ugira ute ubifate. Wabyumvise? Rero rwose ni ukuri, itoze aka kantu ni keza cyane. Itoze kubara udukuru dutoya mu kinyarwanda utubwira abantu bagenzi bawe. Kandi nzi neza ko abantu twatangiranye twiga ubu bari ku rwego rwo kuba babarira umuntu agakuru. Ni ukuri. Ahubwo ujye muri commentaire umbarira agakuru nanjye. Sibyo? Ugende hasi muri commentaire umbarira agakuru, umbwire ukuntu Noheli yagenze. Noheli yagenze bimbwire mu kinyarwanda. Try please try. Mbwira uko Noheli yagenze mu kinyarwanda. Mbarira agakuru, vuga agakuru kagufi yako ukuntu Noheli yagenze. Ubwo reka ngere mbabwire uko Noheli yagenze. Tega amatwi, ngiye kukubarira agakuru, kukubwira agakuru gato k'ukuntu Noheli yagenze. Noheli yagenze neza, narishimye cyane, nagiye gusenga ndi kumwe n'abana, tugenda twishimye, tugezeyo dusanga batatse tutaratumyasa tubengerana twiza cyane tw'amabara agize gute atandukanye. Tubona ukuntu bubatse ibirugu, ikiliziya, tubona ukuntu batatse, tubona indabo nyinshi, aho tubona abantu benshi bambaye neza, tubona baje kubatizwa, tubona abana baje kubatizwa, tubona ababyeyi bakuntu bari bishimye. Nuko turasenga, turangije abana barabatizwa, nuko turangije turataha, tugaruka mu rugo, turateka, turarya, turishima, turanezerwa, dusangira neza. Simbikubwiye ukuntu Noheli yanjye yagenze mu kinyarwanda se? Simbikubwiye? Urishimye? Noheli yanjye ni uko yagenze, nagiye gusenga numva ndishimye. Yego. Hanyuma se we byagenze gute? Aho byagenze gute? Ka gakuru maze kukubwira nawe wagasubiramo
ariko no ushobora no gukoresha nawe ibyawe, wenda ibyo ni ibyanjye, wenda we ntiwagiye gusenga, wowe waratembereye, wagiye ku mazi, wagiye muri hoteli, wagiye gusura abantu, wagiye mu minsi mikuru, wagiye ibyo bintu byose ibyo uzi wakoze icyo gihe, nzi neza ko buno nawe wabimbwira kandi mu kinyarwanda, sibyo se wabimbwira? Urakoze cyane. Ibyo rero batubwiye ngo nitugerageze kubara udukuru dutoya mu kinyarwanda. Bizagufasha iki? Bizagufasha kuvugana n'abandi, bizagufasha gushira ubwoba, bizagufasha kutubaka ku makosa urimo ukora, ahubwo wishimire ko uyakora bakayagukosorera, bizagutinyura, bizatuma urushaho kwisanzura igihe uzaba uri kumwe n'abandi bantu bari kuvuga ikinyarwanda. Byumvikanye neza? Urakoze cyane. Reka turebe ingingo ikurikiyeho. Gufata noneho amajwi atari ayawe. Gufata amajwi y'abantu bari kuganira hagati yabo mu kinyarwanda ukajya kuyumva wenyine. Birumvikana ntabwo wafata amajwi y'abantu bari kuganira hagati yabo mu kinyarwanda utari kumwe nabo, utabisanzuyeho, kuko bazaba banabizi kuri kwiga ikinyarwanda, bazanakureka wifatira amajwi. Uzanababwira uti mumfashe, ndashaka gufata videwo yo kugira ngo njye kwigiraho ikinyarwanda, nze kugenda nyumva, hanyuma nanjye nkuremo amagambo nyamenye icyo asobanura mu kinyarwanda. Bazagukunda nta kibazo, ko muzaba mubana ari inshuti zawe, kandi ntabwo bazaba bari kuvuga ibintu bibi, bizaba ari byiza. Uzayafate hanyuma ugende uyumve wenyine, uvuga uti hariya yaravuze gutya, kanaka nawe yahise amusubiza gutya, bivuze ngo meaning cyangwa message irimo ni iyi ngiyi. Wabyumvise? Hano uyu yavuze gutya, uriya mbona ararakaye, byari ukubera iki? Reka numve ikintu kirimo. Hano yarashatse kumubwira gutya. Yego. Hano uyu yavuze iki, maze bose mbona barasetse, ese kivuga iki? Ugisacinga uhite wumva ukuntu gisekeje, wenda wamugana, rino jambo koko rirasekeje, gutyo. Wabyumvise? Yes, ako kantu nako ni keza cyane. Gukoresha audio, gufata amajwi y'abantu barimo baganira, ugasubira inyuma ukajya kuyumva wenyine. Birumvikana ko ari abantu bawe musanzwe muziranye, sibyo se? Yego, mumenyeranye, bazi na gahunda urimo yo kujya gute, yo kwiga ikinyarwanda. Yego, urakoze cyane. Reka turebe ingingo ikurikiye. Nizere ko tuno tugingo turi kugufasha cyane. Ikindi ni uko kuriya kuntu uri gufata ayo majwi ukagenda ukajya kubyumva wenyine, bigufasha gutekereza mu kinyarwanda. Kuko ijambo uraryumva uko barimo barivuga, ugakurura igisobanuro cyaryo. Uko kujya gukurura igisobanuro cyaryo rero, urimo uriga gutekereza mu kinyarwanda. Kandi buriya igihe cyose wamaze gutekereza mu kinyarwanda, uzaba washoboye kwiga. Kuko buri rurimi urutekerezamo, ururimi ikikuvuga ko wamenye kuruvuga neza cyangwa watangiye kurumenya, ni uko uzarutekerezamo. Ntugiye gukora ibintu twita translation ngo wenda ngo banze utekereze child, utangira ngo child mu kinyarwanda avuga umwana, ahubwo bigahita biza umwana, bikaza vuba vuba ukamutekereza mu kinyarwanda. Burya nibwo uzaba watangiye kumenya ururimi neza, sibyo se? Yego, nizere rwose ko ushobora gukinga hano, sibyo? Nizere rwose ko ako kagingo kagize gute, kagufashije. Yego. Reka turebe ikindi batubwira gusoma uvuga cyane. Niba ari udukuru twanditse mu kinyarwanda none ugiye kudusoma, reka kudusoma bucece. Wenda ubona ahantu handitse wenda ngo ibigori muri iyi minsi ibigori birahingwa cyane, wenda wowe ubisome ujye ubireba gutyo gusa ngo urimo urasoma. Soma watura,
soma uvuga, utobora, uvuga cyane rwose nk'aho uri gusomera abandi bantu. Nibyo, yego, soma udukuru twanditse mu kinyarwanda ariko kandi usome uvuga cyane. Speak loudly. Yes, okay, loudly, uvuge cyane, utobore. Yego, uko usoma muri iyi minsi ibigori biri guhingwa cyane, abantu barabikunda. Uri kumva uko ugenda usoma kandi uvuga cyane birushaho kugufungura, bikarushaho kugutinyura, noneho n'ejo ukaba wavuga cyane mu bandi nta kibazo ufite. Birumvikana neza? Ibyo bintu bigutuma uvuga amagambo y'ikinyarwanda kandi ukayavuga neza ntabwo ufite. Kandi ikindi, buriya umuntu avuga cyane ubasha kumenya aho abikora neza n'aho atari kubikora neza. Noneho aho abikora neza ukamushima, aho atabikoze neza ukamufasha akabikosora. Birumvikanye? Yego, soma udukuru kandi uvuga cyane, soma amagambo kandi uvuga cyane. Yes, iyo niyo nzira nayo nziza yo kubasha kumenya pronunciation yawe ikaguka. Yes, ikaba increased. Yeah, yes, mu kinyarwanda. Sibyo? Kandi karumvikanye? Siko kumvikanye? Soma udukuru uvuga cyane, soma amagambo uvuga cyane. Niyo waba uri wenyine, soma uvuga cyane, nta kibazo. Nta kibazo. Nta waza ngo se kuri gusoma cyane kandi uri wenyine. Soko uti ndimo ndiga, kwiga kuvuga ano magambo, nta kintu yagutwara. Sibyo se? Yego, urakoze cyane. Reka turebe akandi. Kandi kagingo karavuga ngo gushaka ibiganiro byakozwe mu kinyarwanda cy'umwimerere no kubitega amatwi. Ibiganiro, hari igihe tujya ku macano, hari ama YouTube, tukabona abantu bagiye baganira. Tukabona abantu bagiye baganira, wapozinze gato nkakuvugisha. Tukabona abantu bagira bate baganira. Hari ibiganiro twagize gute tugenda tureba ku ma YouTube, abantu bari kuganira, bahuza ibitekerezo wenda ku ngingo runaka bakayivugaho. Biriya biganiro abantu akenshi usanga baba ari nka 3 cyangwa 4 cyangwa 5 cyangwa 2, ni urugero, baricaye bagafata umwanya bakaganira bakungurana ibitekerezo, bakareba ibintu bizima, bakareba ibipfa. None ugasanga ibyo biganiro rero sasa bavuga ko uba ukwiriye kubyumva ukabitega amatwi, atari ngo ikiganiro kimwe byinshi. Umva iki ngiki ukirangize, ejo uzongera wumva ikindi ukirangize. Kuri YouTube biba bihari byinshi cyane cyagiye bikorwa mu kinyarwanda, biba bihari rwose byinshi. Abantu bariho bavuga mu kinyarwanda ari benshi. Akoze cyane. Yego, ugasanga baraganira. Kuriya baganira rero bahana umwanya, umwe avuga, undi avuga. Akenshi agiye baba bari kumwe n'umunyamakuru, agenda baha buri wese amuha umwanya avuga, yongera ati wowe urabivuga iki, undi nawe akamuha umwanya akavuga, gutyo kuriya kuntu bagenda basimburanwa bavuga. Uzi ukuntu biriya bintu iyo wabiteze amatwi ubyitayeho, uzi ukuntu bikuramo ubumenyi bukaze, uzi ukuntu wiyungura amagambo menshi.
noneho baba barimo bavuga nko ku ngingo runaka, nawe ugahita wumva ibyo bintu urabyumvise rwose neza kandi mu kinyarwanda. Ntabwo bashobora kurangiza kuvuga utagize mesaje ugira gute ukuramo nawe, kuko amagambo azagerageza kuzamo akomeye uzayasacinga uyahuze n'ibyo wa wundi yavugaga gutyo 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 gutyo, kwa kundi baganiraga. Yego, uzajya kurangiza kumva cya kiganiro nawe urimo wumva ibyo bavugaga byose ubyumva, ube wongereye vocabulary zawe, ube wongereye capacity for listening skills. Listening skills zawe zibaye increased. Kwa kundi urimo ukurura ibyo yavuze ubihuza n'uri ushaka kumenya icyo bisobanura, urimo uratekereza mu kinyarwanda. Yes, kwa kundi umunyamakuru arimo aho umwanya uriya uri kumva ngo se amubajije ngo iki, ashatse kuvuga iki, uri gutekereza mu kinyarwanda. Ibyo biganiro biba bihari, sinagomba ngo ubifata ama audio, iyo ubishatse uragenda ukakirikamo ukabiplayinga undi ukiyumvira, ahubwo amagambo akomeye akaba ugenda ugira gute ushyira ku ruhande ushyira ku ruhande ushyira ku ruhande. Wabyumvise? Ubwo rero nakubwira ngo kunda kumva ibiganiro by'abantu baganiriye mu kinyarwanda kuri ziriya social media, kuri ariya macana, sibyo? Bikunde rwose kuko bifite umumaro ukomeye cyane. Urakoze cyane. Karumvikanye? Urakoze cyane. Reka turebe ahandi. Akandi batubwiye ngo kugira uruhare, kujya cyangwa kugira uruhare muri debate, icyo bita ibiganiro mpaka. Iyo tuvuze debate twumva insanganyamatsiko cyangwa se topic abantu bagiye kugira gute kuvugaho ariko badahuza. Umwe araza ashyigikire topic, undi aze ayisenye cyangwa se aze ayirwanye. Hanyuma hano ni batatu n'urugero, nahangaha ni batatu. Kunda rero nawe kubikina ibyo bintu. Urugero niba hano ari batatu n'ahandi batatu nawe urimo, ubwo ni babiri nawe wa gatatu. Yes. Hanyuma sasa mukora icyo bita debate, mukora icyo bita ibiganiro mpaka. Ubundi bano bakubita ingingo, nawe muze mubasenye mubakubita iyindi, mugenzi wawe avuge, nawe uri gutekereza ikintu wavuga, uriya avuge, ukomeze utekereza ikintu wavuga, bakugeraho nawe uvuge, n'uriya yongera avuge. Wumvise? Aho ngaho rero sasa niho uzakura imbaraga no simusiga zo kuvuga neza ikinyarwanda, ko byanze bikunze debate izajya kurangira wungutse amagambo mana yanjye menshi cyane. Debate iza ari akarusho, debate izi guha imbaraga zidasanzwe. Ugize amahirwe ukabona aho ukina debate, uzayijyamo, ndabikubwiza ukuri, uzayijyamo. Uzajya kuyirangiza wamaze kumva neza uko uvuga ikinyarwanda. Siha amanota, kandi wowe urabizi ko ibyo bintu ntabwo bifata gutyo gusa ngo bitambuke for granted or no, ahubwo uzagira ute, uzaba wabisendera telefone yawe hari uri kuri coding. Sasa ubundi mujye mu mukino, coding uri coding, ufata amajwi guhera mutangiye kugeza musoje, hanyuma ubundi bavuge nawe uvuge, bavuga mwese muvuge, muhererekanya amagambo kugeza ku ndunduro mureba abatsinze, sibyo? Urabizi ko birangira debate irangira hagaragaye itsinda ryakoze neza kurusha irindi, cyangwa group yakoze neza kurusha iyindi. Noneho ingingo babirebera ku ngingo ziba zagiye zitangwa, ingingo ziza zisukiranya za simusiga zikaze. Ubwo namwe iyo muzifite namwe muzishyiraho mukazishyiraho,
hakaba rero ije kugeraho igashirirwa ikabura izindi iyindi ifite nyinshi, icyo gihe bigaragara ko hari yatsinze, sibyo se? Yes. Gusa ikindi debate ivamo n'amasomo menshi, urumva hari ibintu byinshi muba mugenda mwiyungura no mu buzima bwize gute busanzwe. Hanyuma rero wakinnye debate hari ibyo wiyunguye, wafashe audio ugiye gukomeza no kujya ibyumva, baba we sasa ubwo uri kumva ubumenyi wakuye, ubwo uri kumva ubumenyi wawe ukuye aho hantu ukuntu bwabungana. Please ukunde debate kandi nugira amahirwe ukayibona ugiye uyikina ugiye uyijyamo, bizakongerera vocabulary, uvuga vuba ikinyarwanda. Iminsi ngira ngo ibarirwa ku ntoki mike cyane wavuze ikinyarwanda, byumvikanye? Yego, urakoze cyane, ndabizi ko ukunda debate ariko uzikina mu rurimi rwawe rusanzwe rwanda uzi cyane. Ubu rero hindura uzi ukunde na debate yo mu kinyarwanda, bayita ibiganiro mpaka, ubikunde mujye impaka ku kintu, mujye impaka ku kintu. Kuki wowe uvuga ngo gutya na gutya ibi nibyo byiza? Ntabwo ari byiza, dore ibyiza ni ibi ngibi, gutyo gutyo. Insanganyamatsiko muba muyifite mukayivugaho, mukayishyigikira abandi mukayirwanya. Unyemereye uzabikina? Urakoze cyane. Reka turebe ikindi. Ikindi baravuga ngo tegura ijambo ryo kubwira abandi mu kinyarwanda. Nigeze kukubwira utega amatwi ijambo rirerire umuntu ari kuvuga, ukaritega amatwi kugeza igihe rirangiriye, ukaza kwisuzuma ukareba icyo wumvisemo, sibyo? Iyi ngingo yo noneho iri kuza ivuga ngo bari wowe utegura rya jambo. Sasa bari wowe ugira ute? Utegura rya jambo. Tegura ijambo rirerire. Urugero wenda turi ku munsi w'umwarimu, ni urugero. Ukavuga uti ari ngiye bavuze ngo mvuge ku munsi w'umwarimu, navuga ngo iki? Kajya hari ko uti ngiye gutegura ijambo nza kubwira abantu ku munsi w'umwarimu. Tangira ugategura, kajya hariya kavuga ko ni uwo munsi waje mu mateka, ukavuga umwarimu icyo ari cyo, ukavuga ukuntu umwarimu ari ingirakamaro, ukavuga ukuntu umwarimu, ukavuga ukuntu ukabitegura bikurikirana hanyuma warangiza wenda wateguye ijambo ry'iminota 10. Clap for you. Wateguye ijambo ry'iminota ingahe? 10. Myiza 10. Yego, ijambo ry'iminota ingahe? 10. Ukaritegura, kandi ubwo kuritegura bivuze ko urimo no kugira ngo urimo no kuryandika. Nta kibazo, wenda nunandika ugenda uvangamo n'icyongereza ibikunanira kubyandika mu cyongereza cyangwa mu gifaransa bitewe n'ururimi rwawe usanzwe uvuga, ariko usanga uzi mu kinyarwanda dukubite mu kinyarwanda. Yego, maze ubundi nurangiza gutegura wenda ni page imwe, harimo ikinyarwanda kigiye kivanze n'icyongereza wenda, cyangwa kigiye kivanze n'igifaransa wenda, cyangwa kigiye kivanze n'igiswahili wenda, ntabwo mbizi ururimi uri bugenda ushyiramo rundi, ariko kwa kutazi kubyandika byose, hari uri kubyumva ariko kubyandika bikanga, ntacyo ugenda kubitamo n'utwo vanga nta kibazo. Ariko nuza kujya kuvuga ubivuga mu kinyarwanda, ugerageze. Aho ukora amakosa nta kibazo, aho ugira gute nta kibazo, kuko hari abaza kugukosorera, kandi uko nguko bagenda bagukosorera ni kugenda urushaho kugira gute kubifata. Tegura ijambo mu kinyarwanda uribwire abantu, sibyo? Uru rwego nuramuka warugezeho uzambwira icyungo, cyangwa nawe uzagende wigurira akantu, kuko uzaba wageze ku
ku rwego rushimishije, sibyo? Urabinyemereye? Yego? Aha, urakoze cyane. Tegura ijambo ryawe mu kinyarwanda uribwire abantu, sibyo? Yego? Urakoze cyane. Mu gutegura ijambo uzahakura iki? Uzahakura ikintu cyitwa gutekereza. Cyo kintu cya mbere. Uzahakura ikintu cyitwa gutekereza. Kandi gutekereza mu ki? Mu ruhe rurimi? Rw'ikinyarwanda. Uzatekereza ukurura ibitekerezo ugenda, uzarebe nk'iyo umuntu arimo akora icyo bita composition. Twebwe mu kinyarwanda tubyita ihangamwandiko cyangwa ihimbamwandiko. Composition. Hariya uratekereza. Hariya ugira ute? Uratekereza cyane. Nawe rero mu gihe uzaba uri gutegura rino jambo uzatekereza. Uzatekereza. Genda ukurura ijambo, ukurura amagambo, uyaterateranya, ukora interuro, wongera utekereza, uvuga icyo ushaka kuvuga, ugitekereza, ucyandika, ukivugaho gahoro gahoro, uva hejuru umanuka, ukamanuka, ugenda wungikanya twa dutekerezo twawe. Wabyumvise? Yego. Ijambo ryawe uritegure neza, urirangize, maze ubundi ujye kuribwira abantu. Abantu ni babandi mubana, abandi barimo bagufasha kwiga ikinyarwanda. Abantu ni babandi mukorana. Yego. Abandi ni mujya muhurira muri siporo, abandi mujya mutemberana. Ntabo ngabo nta bandi. Hanyuma babwira uti nimutege amatwi mwumve ijambo nateguye mu kinyarwanda, mumfashe turi kumwe n'inkosorera. Bazabigufasha rwose. Nta gitangaza kiri. Kumva neza. Nizere rwose ntashidikanya ko ako kantu ukumvise. Yego? Urakoze cyane. Izi rero ingingo z'umunsi nari nabateguriye nanone, nkabagira ngo mubaze ese wumvisemo iki? Wumvisemo iki? Izi ngingo wumvisemo iki? Usigaranye izihe? Usigaranyemo izihe? Bwiza kuri. Uwaza akakubaza ati muri iri somo ukuyemo izihe ngingo ugiye kongera kwifashisha wiga neza ikinyarwanda, wamubwira ko wize izihe? Ababwira. Akambere, hari utuntu utagomba kuburamo. Hari utuntu ubundi ufata ku ikubitiro. Ako kanya ugahita udufata. Kuba uvuga ati tutwa rwose mwese ntujyana. Urugero nk'abantu twatangiranye, twaba tugiye gusozanya. Nzi neza ko hari utuntu badashobora kwibagirwa. Bagenda badufite aho bati ngiye kudukora guhera ejo. Nzahita ndukora. Urugero nko kwifata amajwi. Ako se akagingo koroshye ugiye guhita ugenda ukajya gukora. Kwifata iki? Amajwi. Kwifata amajwi igihe uri kugira gute? Igihe uri kuvuga. Ukavuga amagambo yandi washatse kwiga, cyangwa se ukavuga interuro, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ukazivuga neza, ukajya uzirangiza ya magambo 5 wize wayakoresheje mu nteruro. Kwa kundi uri kugenda bikoresha mu nteruro urimo uravuga. Kwa kundi uri kuvuga uri kwifata iki? Amajwi. Kwifata amajwi. Uri kwifata iki? Amajwi. Ayo majwi rero sasa niyo ugenda nyuma ukaza kuyatega amatwi, ukaza kumva se mama nabikoze neza kaze numva. Hari aho wabikoze neza, hari udukosa, utwo dukosa ukahita ureba umuntu akagufasha ukadukosora byihuse. Kuna akantu keza cyane ugomba gutahana. Niba koko turi kumwe ugatahana kwifata amajwi. Urakora udutero tugufiya, uravuga amagambo mashya wungutse. Ifata iki? Amajwi. Ako ni akantu ugomba kugira gute? Gutahana. Sibyo rata? Hari akandi rero sasa. Kubara udukuru duto duto cyangwa kubwira abantu udukuru duto dutoya. Ako nako ni akantu keza cyane.
ejo wagiye mu misa none urimo urababwira ukuntu byakugendekeye, bateze amatwi ubundi ukababwira ukuntu wagiye mu misa, ukuntu wazindutse ukicara imbere, ukuntu baririmbye neza indirimbo ukunda, ukuntu basomye ijambo ry'Imana, ukuntu waharuye ijambo ryagufashije, ukuntu wasohotse wishimye, ukuntu wahuye n'inshuti zawe, ukuntu yabawe utwo tuntu twose, utwo dukuru dutoya ukatubara ukatubwira abantu. Byiza cyane. Gusa wari wakibagirwa? Gusa wakibagirwa? Ntabwo wakibagirwa. Ni akantu keza cyane. Wabyumvise? Barakaze cyane. Reka niho turebe akandi. Noneho ba bantu b'inshuti zawe mukunda kugendana, mukunda gukinana, ukabasaba ukabafata amajwi. Ukabafata iki? Amajwi. Ukabafata amajwi barimo bagira gute? Barimo baganira, barimo bavuga. Basetse, bavuze utuntu dusekeje, baririmbye se, bagize ukumva, baganiriye utuntu tw'udukuru twinshi twiza, nawe ukabafata iki? Amajwi babikwemereye. Hanyuma ukaza kujya mu rugo wenyine mu cyumba ugapureyinga ya majwi. Kubera yuko wari uri kumwe nabo bagiye banakubwira ibyo bisobanura, ukabipureyinga mu rwego rwo kugira ngo nawe ujye wabasha kujya ute kubisubiramo wenyine. Ako kantu si keza? Si keza cyane? Kagufasha, sibyo rata? Urakoze cyane. Reka turebe akandi. Gukurikira abantu bavuga ikinyarwanda kuri za social media. Amachannels yayandi avuga ikinyarwanda. Babandi bazahura bari babiri bakaryoshya ikiganiro, bakajya bavuga kuko bakavuga. Umwe akavuga undi akavuga, bahererekanya amagambo, bagaseka mu kinyarwanda. Ntabyumvise? Ibyo bintu ari amacano yagira inshuti yawe buri munsi ujye uyumva. Utagiye ku kazi, igihe uri mu rugo, uyumve. Bizajyana n'iki? Bizajyana no kureba amavideo y'ikinyarwanda. Shobora kuba amakomedi, shobora kuba amamovies, shobora kuba wabyumvise? Umva kwa kundi rero no bavuga n'amashusho bikaza ukabihuza sasa noneho. Ukabihuza. Wabyumvise ukuntu ukuramo ubumenyi bwinshi. Hari utuntu ugomba kugira gute? Ugomba guhita ufata ako kanya. Wabyumvise? Hari utuntu ugomba guhita ufata ako kanya. Noneho ikindi, gusoma uvuga cyane. Ukagira impano ukabona nk'akana gafite nk'udutabo twanditsemo udukuru two mu kinyarwanda twiza. Urugero nk'utwana tuba twiga muri za P2, utwana tuba twiga muri za P3, tuba dufite ibitabo by'ikinyarwanda biri mu dukuru twiza. Icyo gihe ukagira nk'amahirwe ukabona nk'ako kana maze kakagusomera, maze nawe warangiza ukongera ugasubiramo ugasoma. Niba ari byiza. Uzi amavokabulari zunguka aho ngaho y'ikinyarwanda. Ikiza aho ngaho rero bigufasha no kuryoherwa, ukumva urashaka kuzajya uhora ugira gute? Ubisoma. Kubera iki? Harimo amagambo meza yoroshye, harimo amagambo udukuru turashimishije, kumva biraryoshye. Habyumvise? Nizere ko rwose ako kantu nako udashaka kugira gute? Udashaka kukibagirwa. Gusoma uvuga cyane. Sibyo? Kavuga usoma uvuga cyane. Niyo waba uri wenyine, ukavuga cyane. Kubera yuko abantu barabizi ko urimo wiga. Ntabwo ushobora kwiga ururimi ucecetse. Bishoboka. Uraruvuga gatobora, ukavuga cyane. Ikosa aho riri rikakumvikana, bakabasha kujya gute? Kugukosorera. Sibyo se? Yego. Hanyuma ikindi twabonye, gukunda debate. Ikiganiro mpaka.
kwa kundi abakina debate cyangwa abakora debate bazaba ari impande ebyiri nawe ukaba uri umwe muri abo ngabo, hakaba hari uruhande nawe wicayemo ugiye guhangana n'urundi ruhande rukurikiyemo, kandi twabonye ibanga ry'uko uzagira gute, uzashyira n'agatelefone hariya kawe kakarikodinga amajwi bucece, ubundi mukajya mu mukino karimo kagira gute kabarikodinga, sasa mugakina mukavuga abandi bakavuga nanga mukavuga abandi bakavuga gutya hanyuma uko murimo mukina, uko murimo muvuga mujya impaka, ni kuri mutekereza, ni kurimo uvuga practice. Sasa urumva ko ngaho uri gukora practice ya danje, yego. Noneho by'akarusho wafashe n'amajwi, ku buryo nimuza kurangiza abo muri kumwe barakubwira muri make ibyo mwavuze, ibyo ingingo zatambutse, byose, hanyuma nurangiza ugende no mu rugo uzapureyinge aya majwi. Ndakubwiza ukuri ibintu byose byavugiwe muri cya kiganiro mpaka cyangwa muri ya debate uzahita ubyumva byose. Uri kumva ubumenyi buhambaye uzakura muri debate? Yego uzasigaye ingahe? Yego birumvikana. Nizere neza nashidikanya ko ako kantu nako wagafashe, kandi ni keza sibyo? Aha, urakoze cyane. Hari akandi rero, gushaka ibiganiro byagize gute, byakozwe mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ibiganiro byakozwe mu rurimi rw'ikinyarwanda, babandi bavuga ikinyarwanda cy'umwimerere, ukabumva ko hari urwego nawe umaze kugira gute kugeraho rwagufasha kumva abantu bari kuvuga ikinyarwanda bonyine. Uri kumva? Ibyo biganiro rero sasa bisacinge ara ku ma YouTube birahari. Wumve bari abantu ukuntu bavuga, wumve bari abantu ukuntu bahererekanya amagambo, kugeza ubwo nawe twasanze ko hari igihe nawe uzaba uri kuvuga uti nicaye hariya nanjye natanga igitekerezo kandi mu kinyarwanda bitewe n'urwego umaze kugeraho. Yes, biri yavuze nanjye nabivuga. Yes, biri yavuze nanjye nagira gute nabivuga. Ako kantu ugafate neza, ujye ugerageza kubumva bariya abantu bari kuganira mu kinyarwanda. Mushobora rega no kuba murimo no kugendana, bakaba wenda bazi n'urundi rurimi nka rumwe rwawe rw'icyongereza cyangwa rw'igifaransa, ariko kuko wowe ushaka kwiga ikinyarwanda ukavuga uti mumfashe, tugiye kuva hano tujya gukora urugendo rw'iminota 40, mumfashe tuze kugenda tuganira mu kinyarwanda gusa nta rundi rurimi tuvanzemo. Bazabikwemera niba bari abanyarwanda bagenda bavuga ari abenerurimi b'ikinyarwanda, bazabikwemerera. Ubundi mugende muganira ibyo biganiro, nawe uburimo aho ngaho, ahubwo noneho atari ukuvuga ngo uri kubira kuri za social media, ahubwo noneho nawe uri ubirimo sasa. Bavuga nawe uvuga, batanga igitekerezo nawe utanga igitekerezo, gutyo mugenda muganira museka mu kinyarwanda. Icyiza cyaho ngaho ni uko akantu utavuze neza, wenda uvuze mu buryo butari bwo, bahita bakagukosorera aho ngaho ako kanya, ugahita ugafata ijambo kanaka wundi mugenzi wawe avuze. Iyo usanze utagize gute utari kuryumva, uhita ugira ute, uhita urimubaza ako kanya agahita ari gusubiza. Habyumvise? Ku buryo noneho muzajya kurangiza rwa rugendo wamaze kunguka amagambo menshi cyane. Wabyumvise? Ubwo rero nizera ntashidikanya rwose ko utwo tuntu tuzagufasha. Ako kantu kose k'ibiganiro biri mu kinyarwanda uzajya ugakunda. Wabyumvise?
hanyuma ikindi ni cya kindi cyo gutegura ijambo. Gutegura ijambo riri mu kinyarwanda ukaba waribwira abantu. Ugategura ijambo mu kinyarwanda ukaba waribwira abantu. Si ngombwa ngo ribe rirerire cyane. Wenda twabonye ko hari aho wowe ushobora kuzagenda ukicara ugatega amatwi ijambo rirerire riri kuvugwa, wenda ashobora kuba ari umuyobozi simbizi, ukaritega amatwi ukanarikodinga wenda kugeza ubwo uza kuryumva wenyine ukagira ikintu ukuramo. Iryo wowe rero ugiye gutegura ntabwo ari ijambo rirerire, oya, gashobora kuba ari n'akagufi rwose, gafite iminota 5, 3, niyo yaba n'2 nta kibazo. Uri kumva uko kaba kareshya kose, ako iryo jambo uko ryaba rireshya kose rifite akamaro gakomeye, kuko icya mbere byagufashije gutekereza. Byagufashije gutekereza, uwongereye imbaraga zawe zo gutekereza kandi mu kinyarwanda. Habyumvise? Yego, murakoze cyane rero, naha dusoreje iri somo ry'uyu munsi. Imana ikomeze kubafasha no kubagira neza, kandi rwose ndabakunda. Ubu niyemeje kubakorera ubushakashatsi bw'ibintu bigiye kubafasha kwiga ikinyarwanda, kandi vuba kandi neza, sibyo? Komantere zanyu zirakenewe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Murakoze cyane. Bye.